Turabasuhuje bene data mugire igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya wacu dusanganywe buri gitondo twigamo ibyigisho by'ishuri ryo kwisabato by'abakuze. Turabararitse rero mwegere hino kugira ngo dufatanye ibi byigisho. Nanone uyu munsi ni kuwa kane ku itariki 15 Nyakanga. Tugiye kwiga icyigisho kitubwira ngo umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Nanone rero turi kumwe na mwene data Mutagoma Amoni. Turi kumwe na Mutagoma Amoni afatanije na Nzabamwita Pierre. Reka tubanze twicishe bugufi dusenge. Urakoze mubyeyi mwiza, uduhaye mubyeyi mwiza kuzinduka kugira ngo twumve ijambo ryawe. Turakwinze kugira ngo uduhe imitima imenetse kugira ngo tubashe ufashwa nawe. Umwuka wera akore ku nkingi z'imitima yacu kugira ngo yorohere kukwakira, kandi n'abadukurikiye bose kugira ngo babashe kugerwaho n'impano y'umwuka wera. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, reka dutangire. Aratwibutsa icyigisho nyine twize ejo, hanyuma dukomereze n'icyigisho gishyashya. Icyigisho twize ejo ni icyigisho cya gatatu cyitwaga ngo kwihana kw'ikinyoma. Twahawe ingero eshatu. Urugero rumwe twaruhawe kuri Esawu, urundi turuhabwa kuri Farawo, urundi turuhabwa kuri Yuda. Abo bose bagize kwihana kw'ikinyoma. Ese wowe muvandimwe, nshuti yanjye, mushiki wacu udukurikiye, waba waragize kwihana kuhe? Ese wari bwatangire uru rugendo rwo kwihana ibyaha no kubabarirwa? Niba ntacyo urakora, tangira nonaha. Noneho ahangaha iki cyigisho cyatweretse uburyo tudakwiriye kwihana bya nikize, ahubwo dukwiriye kwihana tubikuye umutiri. Ingingo y'uyu munsi yo kuwa kane tariki ya 15 Nyakanga iratubwira ngo umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Uyu mufarisayo n'umukoresha w'ikoro ni abantu babiri bari batandukanye, nk'uko tugiye kubibona hano muri Luka uburyo bagiye kubisobanura. Ni irihe tandukaniro riri hagati y'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro mu nkuru ya Kristo? Ufashe. Turasoma isomo riri muri Luka 18 murongo wa 10 turageza ku murongo wa 13. Ati, abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. 11. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana, ndagushimiye yuko nameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa kabiri, ntanga 1/10 mu byo ntungutse byose. 13. Nabo uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana, mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Akoze cyane. Hano turi kubonamo ko uyu mugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro, isengesho ryo kwiyemera ngo Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi, rihabanye cyane n'isengesho ry'umukoresha w'ikoro wihanaga agira ati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. B. Ni iki Yesu yavuze ku musaruro w'isengesho ry'umukoresha w'ikoro? Luka 18 umurongo wa 14. Ku murongo wa 14 Luka 18 haragira hati, ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azasigwa. Urakoze cyane. Urumva ko uyu mukoresha w'ikoro rwose yakashye atsindishirijwe, cyangwa se mu yandi magambo ababariwe, ahawe imbabazi. Hano hari amagambo akurikira avuga ngo wa mukoresha w'ikoro asenze ati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. We yibonaga nk'inkozi y'ibibi, yasayishije kandi yibwiraga ko n'abandi ariko bamubona, nyamara yarazi ubukene bwe, nuko asanga Imana afite umutwaro w'ibyaha kandi akozwe n'isoni, ayisaba imbabazi. Ese nawe iyo wakoze icyaha imbere y'Imana ndetse n'imbere ya mugenzi wawe, ugira umutima wo gusaba imbabazi? Ako kantu gatekerezeho muvandimwe.
se mu kuvuga iyi nkuru mbese ni iyihe nyifato kirimbuzi Yesu yashakaga gukosora hano muri Luka 18 umurongo wa 9? Muri Luka igice cya 18 umurongo wabo wa 9 haragira hati: uyu mugani yawuciriye abiyiringira ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. Noneho rwa kabiri rw'Abakorinto 10 umurongo wabo wa 12 haragira hati: kuko tudatinyuka kwibarana cyangwa se kwigereranya na bamwe biyogeza ubwabo biringaniza ubwabo kandi bigereranya ubwabo nta bwenge bagira. Umuntu wiringaniza, umuntu wigereranya ubwe nta bwenge aba afite. Noneho turareba Migani 16, Migani 16 murongo wa 8. Imigani 16 ku murongo waho uw'umunani naho haragira hati: 16 umurongo wa 18. Imigani 16 umurongo wa 18 haragira hati: kwibona kubanziriza kurimbuka kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Niko bimeze rwose niko. Iyi mpanuro dusomye hano mu migani ndetse n'urwa kabiri rw'Abakorinto ni impanuro yerekana uburyo turi gucyahirwa ko tudakwiriye kwishyira hejuru, ahubwo dukwiriye guca bugufi imbere y'Imana. Idini y'umufarisayo ntabwo rikora ku mutima. Idini ry'umufarisayo ntabwo rikora ku mutima. Ntaharanira kugira imico isa n'iy'Imana ndetse no kugira umutima wuzuye urukundo n'impuhwe. Reka data. Unyurwa n'idini areba ku bigaragara inyuma gusa. Gukiranuka kwe ni ukwe bwite n'umusaruro uvuye mu mirimo ye bwite, kandi ashimwa hashingiwe ku rugero rw'umuntu, ariko urw'Imana reka data. Uwiringira ko ari umukiranutsi wese ntazabura gupfobya abandi nk'uko umufarisayo yabigenje. Nk'uko umufarisayo yishimagizaga yigereranya n'abandi bantu, niko nawe anenga abandi abigereranyaho. Ubwo yigereranyaga n'abandi banyabyaha akabona we ni umukiranutsi. Gukiranuka kwe akugereranya n'ukwaro, kandi uko barushaho kugaragara ko ari babi niko we agaragara ko akiranuka yigereranyije nabo. Kwigira umukiranutsi kwe kumutera kurega abandi bantu abashinja ko bagomera amategeko y'Imana, bityo agaragaza wa mutima wa Satani, umurezi wa bene data, ufite umutima umeze utyo ntibyashoboka ko asabana n'Imana. Uri kumva, akenshi na kenshi buriya umutima wa gifarisayo ugirwa n'abantu benshi bazi ko ari abakristo, ariko ijambo ry'Imana ririmo riraturarikira kwigana ijambo ry'Imana umutima uciye bugufi, kandi dusenga dusaba Imana kugira ngo iduhwejeshe amaso y'imitima nama yacu. Ijambo ry'Imana rimurike mu nguni z'imitima yacu, bityo nibwo tuzabasha kwireba nk'uko Imana itureba. Aha rero hari kutubwira yuko kwirarira, ubwibone, kwishyira hejuru k'umutima w'umuntu ntabwo kumugeza ku kwihana nyakuri. Gutsindwa n'umwuka w'Imana ugaca bugufi ukemera icyaha nk'uko Imana ikibona, ukabona icyaha nk'uko Imana ikibona, ukacyihana, ukabona umutima wawe nk'uko Imana iwureba, ijisho ry'Imana rikamurika mu mutima,
ukibona neza ukisobanukira ukamenya ko ari we munyabyaha hano ku isi. We buriya umwuka w'Imana amurutse mu mutima w'umunyabyaha, Imana ibimubona nk'aho ari we wenyine ije gushaka. Aho rero nibwo umwuka w'Imana gutsinda ukemera ko ugaca bugufi ukihana icyaha kandi ukacyatura. Icyo gihe rero nibwo umwuka w'Imana abana n'umutima w'umunyabyaha umeze gutya. Iyo bwose umwuka w'Imana atabana n'umutima wawe cyangwa wanjye ngo awucishe bugufi awukure mu bwibone, ntabwo bugera ku kwihana nyakuri. Imana rero idufashe iki cyigisho cy'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro kijye gihora kitubera icyigisho gikosora amakosa dukora mu kwihana, dushaka kwidima ku bandi, kwigereranya n'abandi, kandi ni abanyabyaha natwe turi kubipimaho turi abanyabyaha. Tujye twipima ku gukiranuka kwa Kristo, twe kwipima ku bandi cyangwa se kwigereranya n'abandi. Imana rero igumugisha kandi igukomeze muri ibi byigisho, mu nyunganizi nziza, mu byigisho byiza urimo kugenda utugezaho. Uwiteka abuhire kandi ahire n'abateze amatwi mwese, kugira ngo twese tugire kwihana k'ukuri mu izina rya Yesu. Amen.